kwitegereza abona indimi zitandukanye muri cyangwa ubona muri beza munezerewe birashimishije Imana yakicyubahiro. Kongeye kandi twate n'abashitsi batugendeye hagati muri twebwe muhawe ikaze ujye mukomeza muze mudusure. Dukunda kubwira abantu ngo intebe bamwicayeho zibarizanye ure mugomba gusiga mwanditseho amazina yanyu gutanga muzi aho muzaza mwicara. Nejejwe cyane no guhagarara imbere yanyu kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ibyo Imana yabyemeye nishimiye. Mbere yo gutangira rero tubanza dusenge. Uwiteka Mana yacu, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, ndaguhimbaje kandi ndagushimiye kuko uri Imana idukunda kandi Imana itwitaho. Uyu munsi wadutegura ijambo ryawe kugira ngo twongere tumenye ibyo amagambo yawe avuga. Impamvu tugusabye kugira ngo ukoreshe amaso yacu, ufungure amatwi y'imitima yacu Mana kugira ngo tubashe kumva icyo dushaka uyu munsi. Turagusabye rero kugira ngo uzubane natwe, reka umwuka wawe wera azaganze muri twebwe. Mana ntabwo nzi kuvuga ariko nirageje umwuka wawe wera kugira ngo uwo nguwo azavuga icyo ushaka kubw'ubwoko bwawe, uwo nguwo ashyira amagambo akwiye mu kanwa kanjye. Gendera kandi buri wese Mana ku mutima we, ukabaka mu mutima we Mana, kugira ngo twese aha ngaha Mana icyo twifuza kuzamura kuri wa munsi uzaba ugarutse ngaho ukomeza kubana natwe rero mu izina rya Yesu Kristo dusabye nizeye. Amen. Amen. Icyigisho cy'uyu munsi kiravuga ngo igihe ki. Igihe cyose tugenda mu buzima bwacu bwa buri munsi, umuntu aba azi igihe agera ku kazi, igihe atangirira, igihe ubyukira se, igihe utobisi yabugendera. Ku buryo ukurikije ibyo bintu ubasha kumenya uti n'utobisi yanjye igenda saa moya n'igice ugomba kubyuka wenda saa kumi n'ebyiri, kuko ushaka kwiga kugira ngo umwanya wawe ubashe kugera ufata iyo tobisi. No mu buzima bwacu uzi igihe uryamira kugira ngo umenye igihe uza kubyukira bitakugoye. Amen. Kera tukiri mu Rwanda turi abana tujya ku ishuri, akenshi abana bigaga ku kigo kimwe babaga baturanye, ngo twese tugakoranaho rero cyangwa tuzaho turindirana kugira ngo dukunde tugere ku ishuri. Iyo twahuraga rero kugenda tuganira wenda hari se dukina, akenshi tutamenya ko igihe kiri kugenda. Haleluya. Hari igihe byageraga mu nzira ukabaza umuntu ukamubaza uti se isangane, wenda akakubwira isaha ukumva hasigaye n'iminota itanu ukererwa, kandi nuza gukererwa urakubitwa. Ngo wabigenza gute? Twarirukaga. Haleluya. Twarirukaga kugira ngo tudakererwa. Hakaba n'ikindi gihe atubwira isaha ukumva aracyari iminota myinshi. Icyo gihe nyine dukomeza mwigendera mwisekera, mwikinira agapira, mukina ubute kuko mpamuzi ko mugifite igihe gihagije. Uyu munsi rero natwe turabazwa tuti ni igihe ki? Ese ubuzima bwawe ugenda bwa Gikristo ni igihe ki? Uracyafite umwanya uhagije cyangwa ni igihe cyo kwirukanka kuko igihe cyarenze? Isomo ryacu ry'umunsi badusomeye tugiye kongera tubisome, turabisanga mu Baroma igice cya 13. Fungure Bibiliya zacu mu Baroma igice cya 13 murongo wa 12 turageza ku murongo wa 14. Abaroma 13 kugeza kuri 14. Batubwira bati ijoro rirakuze kurenda guca. Kinije bari kutubwira ngo ijoro rirakuze kurenda guca. Nuko twiyambure imirimo y'umwijima twambare intwaro z'umucyo. Tugende ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana,
yuko ikora ibyo yifuza. Amen. Ijoro rirakuze, burera bucya. Bene data, iyo tureba ibintu bibera muri iyi si tubona ko bwije, ijoro rigeze mu gihe cy'icuraburindi. Ejo cyangwa ejo bundi sinibuka neza, nasomaga ikinyamakuru bavugagamo umudamu w'imyaka 36 ngo yaragendaga atwaye imodoka ye ari kumwe n'akana ke k'imyaka 3. Baragiye ngo bagera hafi ya Dorval kuri autoroute 20 ari rwanda muri viaduc. Icyo yakoze umudamu yaparitse imodoka ye afata umwana we, bose basimbuka ngo bagwe hasi muri viaduc. Bene data, mwumva igihe tugezemo, igihe nta byiringiro bihari, igihe hari umwijima ahantu hose. Maribwira ni si uwo muntu kugeza aho mwahagera naho akenshi umubyeyi aba ashaka wenda kurinda umwana we, naho ubuzima bwe butaba bwaragenze neza, akavuga ati reka umwana wanjye agire ibyiringiro byiza, agakora kugira ngo umwana we abashe kutaba ubuzima we yabayeho. Aleluya. Ese ababyeyi ntabwo ababyemera? Ese ni byo mvuga? Umubyeyi wese aba ashaka kugira neza umwana we, ariko umubyeyi ntabwo abatubwira we yari yabuze ibyiringiro kugeza aho ati nigendere n'umwana wanjye tubyara. Bene data, n'iryo joro tugezemo, n'iryo joro abantu badafite ibyiringiro, n'ijoro turi kureba amakuru tukareba ibiri kubera muri iyi si tukumva turahungabana, tukareba aho abantu bari gutemagura abandi tukumva ni ibintu handi biteye ubwoba. N'iryo joro turimo, n'iryo joro turimo umuntu ahagarara akabyumva. Bene data, ese muri iryo joro dore tumeze dute? Ese tujya twibuka ko umuco uri hafi wese agiye kugaruka, cyangwa turagenda koko tukajya muri iryo joro tukumva natwe turihebye nta byiringiro dufite nk'uwo mubyeyi utafite ibyiringiro? Ese twebwe nk'abakristo b'uburere dufite ibyo byiringiro yuko umuco wenda kugaruka, ko Yesu agiye kuza maze iryo joro rigashiraho? Akenshi bamwe baratubwira ngo ijoro rirakeye rirakuze, nongere nasome ngo burenda gucya, ngo nuko twiyambure imirimo y'umwijima twambare intwaro z'umucyo. Akenshi buri wese ahangaha afite imyenda yarara, ufite pijama, ufite robederi, ufite ibyo ugiye kuryama urara ukajya mu buriri ukaryama. Iyo bukeye iyo myenda uyivanamo, ntabwo imyenda wararanye, ntabwo imyenda ya nijoro ayo utangira kugenda ujyane mu kazi. Imyenda ya nijoro ntabwo ari iyo uzana mu rusengero, imyenda ya nijoro ntabwo ari iyo ujyana mu ishuri, imyenda ya nijoro ntabwo ari iyo ugendana umunsi wose mu rugo rwawe. Hari imyenda ya nijoro, ariko se tuvuge ko uwo mwenda wa nijoro ufite akabara keza, wenda nta kabara keza ukoze mu gatisu keza, ese byatuma avuga ati nta kenda keza karasa neza reka kajyane ku kazi? Nimusubize. Ko ari keza gafite agatisu keza gasa neza, wenda hari umwana akaguze ari marake urakaguze ahantu hahenze n'amafaranga menshi cyane. Ese ushobora kuvuga uti kankaza ntangaha mu rusengero ako kenda kanjye kaguma ari umwenda wa nijoro? Aleluya. Uguma ari umwenda wa nijoro, uko waba mwiza kose, uko waba ugaragara neza kose, uko waba usa kose, kupe yawe ufite wose, tuguma ari umwenda wa nijoro. Ahangaha nicyo tubwira rero ngo nitwiyamure. Kwiyamura bivuga kuvana imipira ntambaye ukambara ikindi kintu. Sinzi mwakumva, ntabwo bavuga ngo ako kenda keza twambaye ka nijoro ngo tukabyerekeye ikindi kintu. Oya, ntabwo ariko biritubwira. Ubwo biratubwira ngo nitwiyamure uwo mwenda mwiza, nitwiyamure ako kantu kagaragara nkaho gasa neza, nyamara ari aka nijoro. Muri iki gihe cya none usanga ibintu byinshi bibi byarafashwe n'ibintu byiza, ugasanga ibintu byari imirimo y'umwijima igizwe n'imirimo y'umucyo. Ubusambanyi burasingizwa ahantu hose, ari mu binyamakuru, ari mu
tube maso, kuko hari twibwira ko dukora ibintu byiza nyamara bijumije, ibintu bigaragara neza nyamara bijumije. Nk'abakristo rero turasabwa kugira ngo tubashe gutandukanya iyo myenda, iyo mirimo y'umwijima, maze twambare imyenda y'umucyo. Ijoro akenshi abantu baba bananiwe wenda ibintu babonye bagize bate bagasinzira igihe cyo kuruhuka. Ijoro ahangaha bari kutubwira nanone ni nk'iryo joro hari ibintu byose biri kutunaniza, tukareba amakuru, tukareba ibera hirya no hino, twumva tukananirwa, tukumva tubuze ibyiringiro, wenda hari tugasinzira, wenda hari tukumva byaturenze nta kindi kintu twakora, tukareba ibera mu muryango wacu, tukareba ibera mu itorero ryacu, tukumva biraturenze nta kindi kintu dushobora gukora. Dusomye muri Luka 6:14 ntabwo tubasoma, ariko muze kwasoma n'ugira mu ruhu, baratubwira Yesu akiga Yesu wagiye ku musozi, ubona uko ageze ku musozi agiye gusenga, agiye ku musozi agiye gusenga, maze burira. Noneho bwije ijoro ribuye ngo arasenga. Icyo ari kujyana gusenga nuko yari azi ko hari misiyo afite yo kuza kubasha gutoranya abigishwa be. Ese bene data, ahangaha narahageze nibaza ikibazo, ko Yesu yari azi byose, ko Yesu yari azi abantu mbere n'uko icyo bavuga ko nta kintu bashobora kumubesha, kuki mbere y'uko ajya gutoranyiriza intumwa ze yabanje gusenga? Kuki yamaze iryo joro ryose ari gusenga? Ese wowe mwene data umeze nkanjye, turi abantu, ese ubwo amadesiziyo yose dufata mu byemezo dushaka gufata, ese dufata uwo mwanya wo gusenga koko? Yesu wari uzi byose, nta kimunaniye, ariko ibyo agomba gukora yaragiye arasenga. None se wowe ari desiziyo zawe zo mu rugo rwawe, ari desiziyo wenda zakwiye gukora, ari desiziyo wenda y'umuryango wawe, ufata umwanya uhagije kugira ngo ubanze usenge koko? Na Yesu ahangaha yarasenze. Akenshi tugira aho twebwe tuyifata nk'aho nyine n'ibyo ngibyo, ndabona bimeze gutya, ukagereranya abandi byagenze gutya, nawe ugafata icyemezo. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari uburyo bw'imyitwarire y'Umukristo nyakuri. Aleluya, aleluya. Tugomba gusenga. Ahangaha batubwira ngo kuwa kane hari umunsi wo kwiyiza no gusenga. Ese ni ryari fata igihe kugira ngo wiyize, wisengera, usengera umuryango wawe cyangwa usengera n'itorero ryawe? Ubikora kandi na Yesu akenshi ni mu mabanje akagira atubwira ahangaha yafataga umwanya igihe kinini akagenda akajya gusenga, agasenga, asengera intumwa ze, asengera kugira ngo ahabwe imbaraga. Nose turi nk'abakristo niba tudasenga izo mbaraga tuzazivana hehe? Akenshi tujya nk'abagize nk'abantu bafata retraite, ariko mbere yuko tugera aho ngaho katubanze dusome mu Byahishuwe 12:12. Ese tuguma kugeza ahangaha biri kumvikana neza? Aleluya. Ibyahishuwe 12:12 ravuga ngo nuko rero wajuwe namwe abari bamwe mwishimye, naho wowe wasiwe nawe wanyanjamwe mugushije ishano, kuko Satani yabamaniciye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Se ni igihe ki? Avuga ngo ijuru wowe nezerewe, ariko wasiwe uragowe. Satani araje, kandi we ntabwo aje guta umwana, aje azi ko nta mwanya munini afite, aje gukora, nta kiruhuko ashobora kwihanakira. Ese twebwe tujya tubimenya? Kuki n'abakristo dushaka kwiha ikiruhuko? Ukumva nk'umuntu muraganira ati yewe kera nkiri umusore narasengaga, narabwirizaga, ntabwo ukabikubwira mu bintu byahise, akakubwira nk'umuntu wafashe retraite. Ese hano afite n'inzira bajya retraite we? Nta retraite Satani agira. Aleluya. Mu bintu by'Imana ntabwo twagombye gufata retraite. Uko Satani atananirwa, bene data ntabwo dukwiye kunanirwa gukorera Imana, ntabwo dukwiye kunanirwa
akamushyira mu maso iryo joro Yesu yiteguye kubijyamo. Mu kugitegura kubijyamo, Yesu yafashe abigishwa atari no mu bigishwa be ati muze tugende. Aragenda bajya mu gashyamba ka Getsemani. Bagezeyo igihe cyari igihe cyo gusenga. Nuko Yesu aratangira arasenga ibyuya by'amaraso birava, arasenga yumva afite ubwoba atakambira. Mu gihe yasengaga n'abandi bari bajyanye bo bari bisinziriye. Ese murabyumva aho ngaho? Nicyo gihe cy'ijoro rikomeye, igihe cy'ibibaro n'igihe nk'iki ngiki turimo. Yesu arasenga nk'uko umukristo wese yagombye guhagarara agasenga, ariko babandi yari yizeye, babandi yari yahamagaye ngo muze tujyane, bo baragiye arisinziriye. Nuko Yesu araza arabakura. Ese mwasinziriye ntabwo babasha kwihangana isaha imwe? Nicyo Yesu ari kudukorera uyu munsi. Ari kuza akagukangura, ari kuza akagukoraho ati se nawe urasinziriye ubona umwijima uri muri iyi si? Ese urasinziriye uri mu mwijima uri mu muryango wawe? Ese urasinziriye uri kureba umwijima uri mu itorero ry'Imana? Nimukangure. Aleluya. Ni igihe cyo gukanguka, ntabwo ari igihe cyo gusinzira ngo Yesu abakoraho. Ese twebwe mu buzima bwacu bw'abakristo tubasha kureba bagenzi bacu basinziriye mu bibazo? Ese tubasha kugenda tukabakoraho? Iyi ni inshingano ya buri mukristo wese. Uyu munsi ni umunsi wa evangelizasiyo w'ivugabutumwa, ariko evangelizasiyo ntabwo ishinzwe abantu, ishinzwe umukristo wese, kuko Yesu nibwo butumwa yaduhaye ngo mugende mumubwirize amahanga yose. Ese abantu bose mukorana wenda basinjirijwe no mu bibazo, nk'uwo mudamu wenda ntabwo afashe icyemezo cyo kugira ngo ave hasi ya diyadirike, ariko imucisha ako kanya yabasha kuba mu bibazo bikomeye. Ese hari umuntu ntabwo wabasha kubona uruhande rwawe mu muryango wawe se cyangwa se mu bakorana? Ese ubasha kugenda ukamukoraho ngo ukanguka? Umwijima urakomeye, ariko ni igihe cyo gukanguka, ni igihe cyo gushaka Imana. Amen. Bene data, bibabaje cyane kubona uri umukristo ufite inshuti, ufite imiryango mugenderana, ariko wowe urasingiza Imana, haleluya n'hozana, ariko abandi babura. Ese ubasha kugenda ukegereza inshuti zawe ukazibwira uti hari ijoro rirakuze, ariko Yesu ntabe kugaruka kugira ngo imibabaro yacu ibashe gushira? Aha ngaha batubwira barongeye barisinzirira amaze kubakangura. Nuko buracya bagomba kuza gufata Yesu, baraza bamufashe ngo baratangira baramukurikiranira bate. Babandi bari bajyanye bivuga ko bose baramuzi. Mu gihe cy'umwijima, mu gihe cy'ijoro, mu gihe cy'ibibazo, ni igihe tugomba gusenga kugira ngo tubashe guhabwa imbaraga z'ibigeragezo. Turi mu gihe ibintu bigiye kugenda bikomera, abakristo bagatotezwa. Ese wumva ufite imbaraga zihagije y'uko icyo gihe nikigera uzabasha kwihangana, uzabasha kuguma iruhande rwa Yesu, cyangwa uzamera nka babandi basinziriye maze icyo gihe cyagera bakamubura? Amen. Uzamera nka babandi basinziriye maze bakamubaza, niba Petero akavuga ati ntabwo muzi. Munyana twakubonye uri kumwe nawe, ntabwo nigeze mumenya. Bakubona usenga, bakabakora ibikorwa byawe, nkaho uvuga uti uwo Yesu ntabwo muzi. Bati ntabwo uvuga nkawe, uravuga ko uri umukristo, ngo yaba ntabwo muzi. Bene data, twihakana Yesu kenshi. Amen. Ese turashoboye gukanguka, turashoboye kuba maso, maze kugira ngo Yesu ubwaje ubwo umucyo ugiye gutangaza tuba twiteguye kumwakira? Cyangwa Yesu azasanga twarasinziriye muri wa mwijima uyu munsi? Icyo Imana twifuzaho ni uko tuba maso, tukaba umucyo. Mu isomo rya mbere twasomye mu Baroma, kanogere nasubire, batubwiye bati guhera ku murongo wa 13, ngo tugendere ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari, ahubwo
bene data ni igihe cyo gukanguka tukambara umwami Yesu